Vestine na Dorcas baragira bati Uwiteka ari bubarwanirire namwe rwose nimwececekere, kandi bakongera bakagira bati rwose turashimira abakunzi bacu, turashimira abafana bacu, umuntu wese uzi neza yuko yavuze ngo ese koko ubu Vestine ndetse na Dorcas tugiye kubahomba, ese ntabwo tuzongera kubumva ko twabakundaga. Baragushimira cyane kandi ngo babikuye ku mutima rwose. Mu kiganiro bakoze uyu munsi kuri Fast Video batanze kuri YouTube channel yabo cyashya rwose, uyu munsi bashimiye abakunzi babo kandi byimazeyo. Bari abantu bafite umutima, bari abantu bafite ubumuntu, bari abana bazi aho bavuye, ntabwo biyemera my brothers. Ni ubwa mbere ngiye nabonye nyine umuntu ukora ikiganiro nkumva ndagikunze kurenza uko ubitekereza. Tekereza bagize bati buriya ntabwo dushobora kwibagirwa ahantu Irene yadukuye, yatugize abo turi bo, nyine yakoze buri kimwe cyose kugira ngo agaragaze kiri muri twe. Sinzi niba icyo kiganiro wakibonye kuri YouTube channel yabo cyashya bakoze yitwa Vestine na Dorcas. Niba utaruyize, Vestine ndetse na Dorcas bakoze YouTube channel yabo yitwa Vestine na Dorcas, ifite abasubscribe bagira mu 200 hafi na 60. Rero rwose niba ubakunda nyarukirayo ukandeka kuri video zabo, ukandeka rwose kuri ukande subscribe kuri YouTube channel yabo. Reka mbanze ngusuze kandi ngureze kazi we udahwema gukurikirana ibiganiro byacu, waba utuye mu mpande zose z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Abantu mwese rwose mukunda ibiganiro byacu mutuye mwizo mande, Imana iba blessing kandi cyane. Nkuko nemaze kubikubwira rero, Vestine ndetse na Dorcas batangiye bagira bate cyangwa se bagize bati Uwiteka ari bukurwanirire, icyo usabwa nta kintu ni ukwicecekera kugira ngo utazanacumura. Uwiteka nyine ari kugucisha mu bikomeye cyangwa se ari kugucisha mu bihome. Ano magambo uyumve neza cyane rwose, uzajye uhuru yatekerezaho. Uwiteka Nyagasani ari bukurwanirire, icyo usabwa no gutuza ugaceceka kugira ngo utazanacumura igihe uri guca mu bihome, igihe ari kugucisha mu bikomeye. Rino jambo uzajye uhuru ritekerezaho rwose, ni ijambo ryiza cyane. Rero mwese murabizi neza ko mu minsi ishize nibwo nababwiye inkuru ivuga yuko Vestine ndetse na Dorcas basuye graphique imenyesha abakunzi babo yuko babafitiye indirimbo cyashya, kandi kuri iyo graphique bashyizeho amagambo agira ati Itabaza is knocking God's people, bivuze ngo Itabaza iriho irakomanga bantu b'Imana. Ese ano magambo uriho urayumva? Itabaza is knocking God's people, bivuze ngo Itabaza ririho rirakomanga bantu b'Imana. Nyine sinzi ngewe uko mbyumva, ariko ano magambo afite message ikomeye cyane. Gusa kandi kubera yuko Vestine ndetse na Dorcas none baje kubishimangira bifashishije umurongo dusanga muri Bible igice cya 5:16 kugera kuri 14. Uwo murongo uravuga ngo abakristo no munyu w'isi kandi n'urumuri rw'isi. Sinzi nibo ano magambo uriho urayumva neza. Amagambo ya mbere nakubwiye yaravugaga ngo nyine Itabaza iriho irakomanga bantu b'Imana, no aya kabiri nyine yaje abishumangira baragize bati umukristo n'umunyu w'isi kandi n'urumuri rw'isi. Sinzi rero niba wenda ano magambo ndi kugusesengura hari ikintu uri kumvamo cyangwa se hari ikintu nyine uri gutoramo. Ubwo bishatse kuvuga ngo indirimbo yabo nshyashya ushobora gusanga ifite message ivuga ngo tubere abandi urugero cyangwa se tubere abandi urumuri. Rwose ngiye niko mbitekereza ngeranyije n'amagambo nyine bashyize kuri graphique yabo basohoye bateguza abakunzi bo cyangwa se abafana babo yuko nyine bafite indirimbo cyashya cyangwa se babafitiye agaseke, babafitiye kado. Rwose narayisesenguye ndavuga ni byanga byakunda. Iyi ndirimbo yitwa Itabaza ushobora gusanga irimo amagambo ashishikariza abakristo kubera abandi urugero. Ese nawe urabyemera cyangwa nago ubyemera? Ubwo n'ubusesenguzi bwanjye bwite. Rwose kubera ibyishimo byinshi byaje kurangira inkuru nziza nabazaniye bindi nzo cyangwa se byaje kurangira mbyibagiwe, ariko mumbabarire kandi cyane. Inkuru nziza ya mbere nabazaniye na yindi nuko Vestine ndetse na Dorcas bagiye kugaruka mu muziki, bagiye kuzajya bongera nyine batuganize cyangwa se badutere story. Ngira murabizi neza ko rwose twarabakundaga story zabo, none story zigiye kwinjira kubera yuko bagiye kubona ahantu habo bakora cyangwa se nyine bafite YouTube channel yabo, bubatse platform yabo, kandi rwose nabonye iri gukurikiranwa n'abantu batari bake, kuko nabonye ifite mu ibihumbi 260. Nawe urumva yuko rwose ni ibintu byiza cyane. Sibyo gusa kandi bano bakobwa bakomeje gushimira abafana babo cyangwa se abakunzi babo
bagize bati turashimira buri muntu wese wanditse ahantu aho ariho hose ijambo rivuga ngo ese ubu koko ntabwo tuzongera kubabona ko twabakundaga. Niba nawe uzi neza yuko wanditse iryo jambo haba kuri Facebook, kuri Instagram cyangwa se no kuri YouTube zabo, ni ukuri rwose bagushimiye ngo kandi babikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi Vestine ndetse na Dorcas bongeye bagaruka ku ndirimbo yabo nshyashya bafite yitwa Itabaza. Ntabwo ari indi ivuga ngo itabaza ryawe sinatumara izima, oya ntabwo ari iyo ngiyo, ni indi nshyashya nyine bise Itabaza ariko amagambo cyangwa se script ntabwo byanditse kimwe. Akandi kantu basabye abafana, ubwo ndi kukubwira nyine udushya nakuzaniye cyangwa se nyine macya surprise uyu munsi nateguriye abakunzi ba Vestine ndetse na Dorcas. Akandi kantu basabye abafana babo ngo nuko basengera. Niba uzi neza yuko ukunda Vestine ndetse na Dorcas, ubasengere rwose mu isengesho rya buri munsi, ntukabibagirwe na gatoya. Wenda ushobora kubyumva nko ari ibintu byoroheje, ariko buriya rwose my sisters and my brothers, iyo umuntu agiye gutangira platform ziwe, yari afite umuntu wamanagingaga, umuntu wamukoresherezaga indirimbo, umuntu nyine wamwitaga muri buri kimwe, wa wundi wamukoresherezaga inzara akamenya everything. Iyo uwo muntu wamutakaje ukaba ugiye no gutangira kubyikorera, nyamuneka n'urugamba ruba rutoroshye. Niyo mpamvu bavuga ngo rwose mubasengere niba mubakunda kugira ngo nyine ibintu bizagende neza cyane. Urabizi ibintu byo kuri social media, urabizi ibintu byo kuri platform, ugira gutyo ukumva ngo YouTube channel barayisibye, ugira gutyo ukumva ngo YouTube channel barayibye. Birumvikana yuko nyine iyo udafite management ikomeye biragorana. Mbere ko rero wenda tsoza video Vestine ndetse na Dorcas mu kigano cya mbere bakoze kuri YouTube channel yabo yitwa Vestine na Dorcas, bagize bati rwose mwoka byaramwe turongeye turabasabye kwindi curo, ntabwo twatandukanye na Irene kubera ko dufitanye ibibazo, tumeranye neza kandi cyane. Ati n'ubu ngubu rwose mubidusabye twamuhamagara hano mu kiganiro akabazuza cyangwa se akagira icyo ababwira. Sinzi niba rero rwose uriho urabyumva neza, bivuze ngo Vestine ndetse na Dorcas bavuye muri MI nta kibazo bafitanye, bari bameranye neza. Nyine bongeye baravuga ngo buriya igihe kijya kigira umwana agacuka, iyo ubyaye umwana uramurera agakura, igihe kikagira nyine akava mu rugo cyangwa se akagenda akajya gushakisha ubuzima kugira ngo abe strong cyangwa se kugira ngo akure mu mutwe. Rero nyamuneka rwose ibi bintu byose ni kuvuga ahangaha ubyumve neza cyane. Vestine aragusaba kumusengera, iyo nkunga rwose yayigusabye. Icyakabe niba uri umufana wiwe yagushimiye cyane, wowe nyine umukunda kandi umuhoza ku mutima. Icya gatatu agutekuza ko nuno agufitiye agatike cyangwa se agufitiye kado azaguhereza mu minsi mike. Ijambo rya nyuma nshaka ko tuvugaho ryaranze ikiganiro Vestine ndetse na Dorcas bagiranye ku munsi wa mbere. Ndashaka kuvuga ku kantu kamwe gusa Dorcas yasorejeho. Uyu mwana w'umukobwa yasoreje ku ijambo nakunze none iyi saha riracyanzenguruka mu mutwe cyangwa se riracyandi mu bwonko. Yagize ati Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Sinzi niba ano magambo uriho urayumva neza. Uwiteka ari bubarwanirire, ni ukuri namwe rwose mwicecekere. Hari igihe uca mu bibazo, hari igihe uca mu bigeragezo, hari igihe uca mu makuba ukagira ngo ntabwo bizarangira, ariko nyamuneka ndakubwiza uko nta kintu kimwe ushobora gucamo kibi Imana itagusimbutsa, nta kintu kimwe ushobora gucamo kitari cyiza Imana itasuvinga cyangwa se Imana itakemura. No mpamvu Vestine nyine yifasha amagambo yo muri Bible, arakubwira ngo Uwiteka ari bukurwanire, icyo usabwa nta kindi icecekere, utazanacumura kubera ibibazo uri gucamo cyangwa se kubera ibigeragezo urimo. Ni ukuri rwose nanjye ndagusabye kandi ngusabiye umugisha. Niba uzi neza yuko uri guca mu bigeragezo, niba uzi neza yuko uri mu makuba, niba uzi neza ko ufite ikibazo cy'ubukene, niba uzi neza ko wenda uri umupfakazi cyangwa se ukaba udafite umugabo, niba uzi neza ko uri umukobwa warihebye, niba uzi neza ko uri umusore nta mafaranga ufite, barakubenga buri munsi kubera ubukene, my brothers ndakubwiza ukuri Imana igiye gusovinga ibibazo byose ufite. Icyo nakubwira kanya ni ijambo rivuga ngo Imana igiye kugukuraho igisuzuguriro ahubwo ikubakemwo igitinyiro. Imana igiye kugukuraho igisuzuguriro ahubwo ikubakemwo igitinyiro. Abantu bose batangiye kubaka nta cyuricyo, abantu bose batangiye kugutinya kandi nta cyuricyo, abantu bose batangiye kuguhamagara kandi nta cyuricyo, abantu bose batangiye kukwaka ubufasha
kandi nawe ubwawe utifashije, bivuze ngo nayindi mpamvu nuko batangiye kugira icyizere. My brothers, rero rwose aya magambo uyumve neza kandi Imana ikurinde. Niba ubyumvishe uze guca hasi muri komenti unyandikiremo ijambo amena, say amena. Ibyo byonyine biraba bihagije. Imana ikurinde kandi duhane umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.